ariko meze nk'ukuzi igikondo wa muganga. Abo ni abanyarwanda batuye mu bice bitandukanye bya Amerika, bavuga uduce dutandukanye tw'u Rwanda bari batuyemo mbere yo kwerekeza muri Amerika. Cyakora baremeza ko muri iyi weekend baba bameze nk'abasubiye ku ivuko kubera igikorwa cya Rwanda Youth Forum kizarangwa na bimwe mu byo bakumbuye. Nkumbuye abantu, nkumbuye umuco nyarwanda. Kandi hari abahanzi benshi bari buza ahangaha. Abo bahanzi rero muri izo ndirimbo nyarwanda na perezida wacu yaje kudusura n'abandi bantu bose bari ahangaha, biratwibutsa u Rwanda, biratwegereza u Rwanda, kandi twese n'ibintu byo turi bwigire hamwe ni ibintu byose bitugeza ku gihugu cyacu, tukumva natwe twibona mu gihugu cyacu. Kuba hano mu mahanga ni imyaka iri mamaze, ariko nasanze hari byinshi nari nkumbuye, nk'inama z'ababyeyi, inama z'umubyeyi nka perezida wa Repubulika. Rero ni kubwanjye ni iby'agaciro kuko ngiye kongera guhabwa inyigisho ku gihugu, ngiye kongera guhabwa uburere ku bwerekeye igihugu. Ntago nzata umuco nkuko ushobora kugira nkibagirwa. Numva ko kuri njye biranshimisha cyane ko ngiye kongera guhabwa isoko riva mu gihugu cyanjye. Urubyiruko 700 ruvuye muri Canada ndetse no muri leta zitandukanye zo muri Amerika rwitezweho kwitabira iki gikorwa kibera muri Texas Christian University kuri wa gatandatu. Uru rubyiruko rukaba rusanga ayari n'amahirwe yo gusangira n'abayobozi ibitekerezo byafasha mu kubaka igihugu, dore ko na bimwe mu biganiro bizibanda ku kugaragaza uruhare urubyiruko rukwiriye kugira mu iterambere ry'u Rwanda. Twabyakiriye neza kubera ko turaza guhura n'abantu benshi, urubyiruko tweshanje amayide, tubwirane aho igihugu kigeze, amaturere n'ukuntu twagiteza imbere. Muri Youth Forum tugiye gufatanya n'abandi bavuye mu Rwanda n'abavuye mu bindi bice byose kwiga aho u Rwanda rwavuye ejo hashize, uyu munsi naho rugana natwe kubigiramo uruhare, kandi na cyane cyane u Rwanda rumaze gutera imbere. N'uburyo noneho bwo gufatira hamwe n'ahantu twaruganisha mu rubyiruko. Cyokora nubwo urubyiruko rwishimiye iki gikorwa, rushobora kuba rutarusha ababyeyi batandukanye baba muri Amerika, bakaba bemeza ko babonye ubwunganizi bw'abayobozi b'igihugu mu kazi baba bafite ko kurera abana mu bijyanye n'umuco w'igihugu cyabo. Ngo dushimire guverinoma yacu yohereza abana babo hano bakaza kwiga, ariko n'ikiruseho ntabwo yohereza abana ngo inabibagirwe, baraza bakadusura nk'uko nguko koko abayobozi bari buze, n'ukongera bakibutsa abana inshingano zabo, bakongera kwibutsa abana ubunyarwanda buwo muri bo, bakongera bakanibutsa uwo muco kugira ngo bakomeze bari connected, kuko aha dutuye tuhigira imico myinshi, cyane cyane abana b'abasore bakiri batoya. Hari ibindi bintu byinshi bahigira, harimo ibyiza n'ibibi, ariko iyo tugize amahirwe igihugu tukumva ko kidushyigikiye, turi kumwe natwe, usanga rwa rukundo abana bakirufite, baraniga bakagira na ya ntego yo kuzongera gusubira mu gihugu kugira ngo bazagire icyo bakora baruteza imbere. Ubwanjye ndabona ariyo nagikorwa na cyane gikomeye, kuko kiraza gutarura abana benshi, kibereka aho baturuka, kibereka aho bagomba kumenya urunyarwanda rwabo, kibereke karicya, kibereke bamenye ko n'u Rwanda rugira, babone perezida wabo kuko naho nubishije ko ari buze, bibahe ishema ryo kumenya aho baturuka, bashake no gutaha basubire no mu rugo. Ejo twebwe nzira tutagihari cyangwa tudataha, ariko bazi aho baturutse, bibahe no kumenya ko babaho bagira aho bava. Bamwe mu bateraniye Texas banemeza ko iyi yakagombye kuba intangiriro y'igikorwa gihoraho, kuko urubyiruko rugize 70% by'abanyarwanda, bityo rukaba rugomba gukomeza kwitabwaho, rwaba hanze cyangwa mu gihugu.